Haleluya, amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose, muri kumwe na Pasiteri Mutagoma Gaudin. Ndabashuhuje kandi mbifurije umugisha w'Imana ubwo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Umwami Imana bagirire neza. Reka tubanze dusenge. Mwami Yesu, ushimiye neza yawe kubw'umwanya uduhaye. Iri jambo turakwinginze ngo rigire icyo rihindura mu mitima y'abumva, kandi umugisha w'Imana ube ku bantu bose baryakirana ibyishimo, kubera ko imbuto itewe iguye mu mutima mwiza. Mwami Imana, ijambo rye rirambwira ngo yera imbuto nyinshi. Ndagushimiye kandi uduhane umugisha n'abumva mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana ni ijambo rigira imbaraga zo kutwigisha, zo kuduhugura, zo kudukangura, ndetse natwe turivuga cyangwa se tugomba kugira igitekerezo cyo kumva ko dukwiye kubivuga cyane. Ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo nishyiraho abarinzi hanyuma bakumva impanda ntibaburire abantu, amaraso y'abo bantu arababazwa. Niyo mpamvu twebwe dufite impamvu nyinshi zo kuvuga ijambo ry'Imana, kugira ngo ahari rirokore ubugingo bwacu ndetse n'ubwa bene data. Nta umuntu wese wabwirijwe aba akwiye kugira umwete wo kugira abandi abwiriza. Umuntu wese wagize amahirwe akumva ubutumwa aba akwiye kugira undi muntu umwe yabera umugisha, kubera ko mpamya ko ubutumwa bwiza numvishe bwambereye igishoro cya buri kimwe cyose, bwambereye igishoro cyo kubaho, bwambereye igishoro cyo kwiga, bwambereye igishoro cyo kwirinda inzoga n'ibindi. Nicyo kintu gikomeye nahawe. Umuntu ashobora kuguha amafaranga ariko akayaguha uri umusinzi, ushaka kuguha. Rero reka muri make mbabwire ngo ubutumwa bwiza ni umugisha iyo wabwakiriye, cyangwa se iyo wumvise kwihana kuri mu mutima wawe uba ugize umugisha. Reka dusome ijambo ritoya dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 umurongo duhere kuri 21. Reka duhere hose. Aravuga ngo abacuzi bo muri Efeso barwanya iby'Imana, ariko kuri 23 baravuga ngo icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Rutemi, akungukira abacuzi be byinshi. Nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati, mwa bagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva muri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose. Pawulo uwo yoheje abantu benshi akabahindura ati, Imana zaremwe n'abantu si Imana nyakuri. Ni ukuretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa n'urusengero rw'Imanakazi ikomeye Arutemi narwo rwahinyurwa, kandi iyo abari muri Aziya bose n'abari mu isi yose basenga yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Ahangaha ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo rito rikomeye rivuga ngo ese ni abahe bacuzi bagufitemo inyungu mu gukora ibyaha, cyangwa se mu byo ubayemo, cyangwa mu buzima bwa buri munsi ufitemo ubayemo? Ni bande bagufitemo inyungu zo kugukoresha ibyaha? Ubuzima bwacu bwa buri munsi, niyo umuntu yakwifuza kugira icyo agura, wakigura kubera ko kikwegereza, kiguha ibyiza kurusha uko cyakwangiza mu buryo busanzwe. Ari uguhitamo kugura, nicyo umuntu yagura. Ariko muri iyi si dufite ubuzima butandukanye, aho abantu barimo kugurishwa urumogi, aho abana banyu bagurishwa urumogi, aho abantu barimo gukangurirwa ubutinganyi. Dufite isi aho abantu barimo gukangurirwa kutabyara. Dufite isi aho abantu barimo gukangurirwa gukuramo amada. Dufite isi aho abantu muri make barimo gukangurirwa ibintu byinshi bibi bitandukanye, kandi bakabikangurirwa mu buryo bw'amayeri akomeye, kubera ko abibakangurira ni abacuzi. Reka mbyite ko ari abacuzi. Umucuzi ugucurira igishushanyo akakigeza imbere yawe ukakiramya, aba ari umuntu w'umucurabwenge, aba ari umuntu ushobora gufata ikintu akagiha ishusho y'ikindi usa n'ushaka ariko utazi. Niyo mpamvu ikintu cyose kitakwegereza Imana ukwiye kukigirira amakenga. Ukwiye kukigirira amakenga kubera ko
iyi si yuzuye ibitekerezo byinshi. Rero abacuzi bagufitemo inyungu ni abahe bacuzi bafite inyungu mu kuba uri umunywi w'inzoga? Ni abahe bacuzi bagufitemo inyungu mu kuba uri umusambanyi? Ni abahe bacuzi bagufitemo inyungu mu kuba wiyambika ubusa? Ni abahe bacuzi bagufitemo inyungu mu kuba utashaka umugore? Ni abahe bacuzi bagufite mu kuba wakora divorce? Ni abahe bacuzi bagufitemo inyungu? Ukwiye ukibaza ngo ese umugambi w'Imana yandemanye ko ari mwiza. Ijambo ry'Imana aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Haleluya. Imana igufiteho umugambi mwiza mwene data, igufiteho umugambi mwiza ku buryo udashobora guhita. Hari abantu bavuga Imana yaratwiwe, ariko reka mbabwire kuva isi yaremwe Imana yari ifite umugambi mwiza ku muntu. Niyo mpamvu yaramuremye imushyira muri Gaudin, iramutunganya, imushyira ahantu heza. Ariko haza abacuzi, haza Satani nk'umucurabwenge amucurira ibindi bintu bituma yigirayo cyane. Niho kuza akamuhereza igitekerezo akamubwira ati Imana yarakubwiye ngo nurya kuri kiriya giti se wowe uzabiki. Amucurira ikindi gitekerezo gitandukanye. Niyo mpamvu dufite abantu benshi baducurira ibintu bitwigiza kure y'Imana kurusha abaducurira ibintu bitwegeza hafi y'Imana, kubera ko utwegeza hafi y'Imana mu isi ni bakeya. Abantu batwegeza hafi y'Imana, abantu batubwira ngo mwihane kubw'inyungu zanyu ni bakeya. Abantu batubwira ngo musenge kubw'inyungu zanyu ni bakeya. Abantu batubwira ngo mwambare kubw'inyungu zanyu mubona ko ari zanyu ni bakeya. Abantu batubwira ngo mwumve cyangwa se murebe ibintu kubw'inyungu zanyu ni bakeya. Ahubwo hari abantu bicaye inyuma, hari abacuzi bicaye inyuma badufitemo inyungu. Niyo mpamvu iyo uzanye ubutumwa bwa Yesu Kristo, niyo mpamvu iyo ubwiye abantu ubutumwa bwo kwihana no gukizwa, ubona bakurwanya benshi. Uyu munsi abantu bareka ubwo butumwa bagacurira abantu ubundi butumwa butuma abantu ahubwo bagira inzara n'inyota byo kubaho bashakisha ubutunzi, byo kubaho bashakisha icyubahiro, byo kubaho bashakisha kumenyekana cyane, byo kubaho bashakisha ibintu bitandukanye, ugasanga nicyo bagize intego. Uyu munsi ndakwingenza ukwiye kwicara ugatekereza ngo ese ni abahe bacuzi bafitemo inyungu? Ni abahe bacuzi badufitemo inyungu? Reba amafilimu ureba, ese nihe nyungu abantu bagushakagamo? Haleluya. Reba imyambaro wambara, nihe nyungu abantu bagushakagamo? Ni ikihe cyerekezo bagushakamo? Amen. Reba inzoga unywa, abantu bagushakamo iki? Ese rero nuzireka abantu bazahomba iki ku buryo bashyira imbaraga nyinshi mu kutazazireka? Ijambo banywa ibitabi barabizi, habamo ako bita nikotine. Ni ukuvuga ngo itabi rigiramo ukuntu rigira ubumara. Iyo urinyweye bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, ushyika ukumva wafashwe cyane. Neba rero umuntu ukora itabi ku buryo amenya neza akavuga ati uyu muntu narinywa kabiri cyangwa gatatu ntazarireka. Uba gufitemo inyungu mwene data, ukwiye kuba maso ukamenya ko gufitemo inyungu. Hari ukubwira ati uyu muntu, abantu bari mu isi nishyiraho imyenda, utujipo tw'uduce, abagabo irari ryabo ndaryactive. Abo bantu bagufiteho inyungu. Hari abandi bavuga bati niturema uruganda tugakora inzoga zirimo imisemburo ubwonko ntibukore neza, hari ikintu bizazana. Abo bantu bagufiteho inyungu. Hari ibintu bitandukanye bigufiteho inyungu. Niyo mpamvu twaganiriye iri jambo twasomye mu byakozwe n'intumwa. Paulo azanye ubutumwa muri Efeso yahuye n'ikigeragezo gikomeye, yahuye n'impagarara, yahuye n'ibintu bimurwanya, yahuye na resistance imeze gute? Umugabo bita Demetriyo ngo yari umucuzi agacurira abantu ibishushanyo byo gusenga, byo kuramya. Njyewe nabaye mu gihugu cy'Ubuhinde, nagize amahirwe yo kuhaba igihe kinini, mbona ibishushanyo. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ibishushanyo by'inka, by'abantu, by'inzoka, by'inyamaswa zitandukanye baramya, bafite ibishushanyo baramya, bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu hano mu bihugu byacu ushobora kubwira abantu ngo ntabwo baramya ibishushanyo cyangwa se barabiramya, bakagasa naho bakubwiye ko atari byo, ariko ni mu bundi buryo. N'aha ngaha abantu bafite ibishushanyo byinshi baba baramya. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uzenguruke urebe niba inzoga itarakubereye ikigirwamana, kubera ko hari umuntu ngo uryama atayinyweye. Iyo utangiye kuvuga ngo ntabwo naryama ntanyweye inzoga,
uba ugize ikibazo. Iyo utangiye kuvuga ngo ntabwo naryama ntanyweye itabi, uba ugize ikibazo. Iyo utangiye kuvuga ngo ubukiramye ni ikintu uburamya warashyize mu buzima bwawe, aho kuvuga ngo ntabwo naryama ntasenze, nibe n'ibyo ngibyo, ntabwo naryama ntasenze Imana, ntabwo nabyuka ngo sinyirageze. Ariko niba uvuga ngo ntabwo nabyuka ngo nicurane yo kubona inzoga, ubwo uba wagiye mu bubata bw'icyaha bushyizemo. Kandi abantu benshi bari mu bubata bw'ibintu byinshi, ariko babishyizwemo n'abantu bagenzi babo, kandi abo bantu baba bakorera Satani. Abantu bakorera Satani bashyira abandi mu bubata bwo kugira ngo baramye Satani. Abantu baramya Satani gute rero? Ushobora kuramya Satani uramye inka, kubera ko hari umuntu wakuzaniye igishushanyo arakibaza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu butayu Abisiraheli ngo babuze Mose barangije, Aroni arahindukira abaremera ikigirwamana, aravuga ati, kuko bari bagiye kumutera amabuye bashakaga ikintu, abantu bitera baravuga bati turemere inka. Ni ukuvuga ngo akuremeye inka, ariko igitekerezo cyahereye mu mutima Satani yaturutsemo kugira ngo aretume abantu baramya ibishushanyo, abandi baramya ibintu bitandukanye. Rero dufite abacuzi badufiteho inyungu muri iyi si. Niyo mpamvu ukwiriye kuba maso. Agakiza nkwibutse, agakiza kari personnel, agakiza kari ntabwo agakiza ari ikintu cya rusange cy'abantu bahuriye hoya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu umwe, babiri bazaba baryamye, umwe agende undi asigare. Babiri bazaba bahinga, umwe agende undi asigare. Babiri bazaba basya, umwe agende undi asigare. Kubera iki? Kubera ko hari ubuzima tubayemo, tugendana n'abantu ba buri munsi, tubana nabo ba buri munsi, dufata ibyemezo ba buri munsi, twiga hamwe, tubana mu buzima bwacu mu nsengero, ariko tudahuje umurongo. Impamvu tudahuje umurongo ni uko ibyo baha agaciro si byo duha agaciro, ibyo baramya si byo turamya. Babayeho mu ishusho y'ibintu bisanzwe, ariko ntago tuba tubifite umurongo umwe. Kubera iki? Kubera ko abacuzi barabafashe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo impumyi iyoboye indi, zose ziragenda zikagwa mu mwobo. Iryo jambo ryantangaza cyane. Ndibaza ngo kubera iki hatarimo kuvuga ngo ese kuki yindi mpumyi iyirinzi bwo mu mwobo, hanyuma bakagira ingaruka zose zo kuvunika, kandi runaka ari we mushutsi. Niko abantu benshi bishuka, akavuga ngo ngo ngewe ngo runaka ngo arareba, ngo niwe undebera, ngo niwe wamenyeye, niwe uzanyobora, niwe no. Ukwiye kwicara ukayoborwa n'ijambo ry'Imana, ukayoborwa na Mwuka Wera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo simbasize nk'imfubyi. Ntabwo intumwa Imana yazisigiye Petero. Amen. Ntabwo intumwa Imana yazisigiye Petero ngo babwire ngo Petero niwe uzabafasha. Ntabwo Yesu yigeze areba ngo avuge ngo Yohana niwe uzafasha bagenzi be. Yaravuze ngo mwese mugende mutegereze Mwuka Wera. Amen. Mutegereze Mwuka Wera. Noneho se wowe wahawe umwuka ugufasha, cyangwa se ufashwa na bagenzi bawe? Bagenzi bawe bakwiye kuba abantu muhura, mugasangira, mukaganira. Ijambo ry'Imana ndarikunda, riri clear, riravuga ngo uko urya munsi urushaho kwegera. Muhugurane, nk'ibi ngibi ndimo kubabwira, muhugurane bikitwa uyu munsi, muhugurane, mwibutsanye, muvuge ngo se ni ibiki bitubujije gusenga, ni ibiki bitumye tutihana, ni ibiki bituma tubaye imbata z'inzoga, ni ibiki bituma tubaye imbata z'ibyaha, ni ibiki bituma tubaye imbata z'abantu, ni ibiki ibitekerezo twakiriye. Haleluya. Ukamenya abacuzi rero bagufiteho inyungu. Abantu benshi abacuzi ba mbere rero ni abacuzi bacura ibyo tureba. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri hano kuri YouTube, cyangwa se kuri televiziyo, cyangwa se kuri telefone yawe, ufite ibyo urimo kureba. Ariko mbwira, mu byo urebamo ibintu bimeze gute? Ese nta mafilime y'urukozasoni wirirwa ureba? Ureba iki? Ni ukuvuga ngo bagucuriye ibikuyobora. Abantu bagucuriye ibikuyobora. Ibyo bikuyobora birakuyobora mu busambanyi, mu businzi, mu rumogi n'ibindi. Ku buryo usigaye yumva abana batoya akaririmba indirimbo akavuga ngo twanyweye twasinze, akabiririmba, akabibyina, akabiceza, akumva biraryoshye. Kubera iki? Kubera ko bamucuriye ibintu yamaze kuba muri ubwo buzima. Amaze kuba muri ubwo buzima. Ariko n'ubuzima bubi, ntabwo ari ubuzima umuntu akwiye kwicara ngo nurangiza unaburirimbe wumva uguwe neza. Oya, ahubwo ukwiye kumenya ko n'ubuzima bwa bondage, washyizwe mu kaga, washyizwe
mu bubata bw'uwakoze inzoga, bw'ugufitemo inyungu mu buryo butandukanye. Haleluya. Kubera ko icyo si ikirato umuntu yajya imbere y'Imana ngo abwire Imana ngo mwami Imana ubwo ngeze mu ijuru, kuko buri muntu wese azajya imbere y'Imana ngo yibwire ngo mu isi ngo twaranyweye ngo twarasinze, ngo yibwire ngo mu isi ngo twishimiye kugenda inyuma y'inkumi n'abakobwa, ngo yibwire ngo mu isi ngo twishimiye kubaho mu buzima bw'ibyaha. Mwene data, uzajya imbere y'Imana gutanga urubanza, kuvuga icyo wakoresheje ubuzima wahawe. Hari benshi rero, ni ukuvuga ngo hari abacuzi mu byo twumva, hari amakuru menshi wumva, hari indirimbo nyinshi wumva. Ni ikintu gitangaje muri iki kinyejana, wumva indirimbo, iyo ugize amahirwe cyangwa se ibyago, reka mbyite gutyo, ushobora gushyiramo indirimbo zitandukanye, kumva indirimbo ku iradiyo. Ariko ni igitangaza, niho nahaye ijambo agaciro mu mubwiriza, ibice ndibaza ko ni 7 nk'umurongo wa 5, haravuga ngo ibyiza ni ukumva amagambo y'umunyabwenge aguhugura ngo kuruta kumva indirimbo y'abapfapfa. Dufite indirimbo z'abapfapfa ziri hano hanze, dufite indirimbo zigisha ubusambanyi, dufite indirimbo zikangurira abantu kunywa ibitabi, dufite indirimbo zikangurira abantu kwihora, dufite indirimbo mbi zitandukanye, dufite indirimbo zirimo kutababarira, ariko kubera ko babishyize muri melody nziza, babigize neza, ukumva wayibyina. Ariko uko nguko nicengeza amatwara ry'abacuzi bagucurira kugira ngo ugende uhinduke umuntu mubi Satani ashaka kuzarimbura. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Ni ukuvuga ngo ukwiye kwegera ibintu bikwegereza Imana, ukwiye kureba inyigisho ikwegereza Imana, ukwiye kumva indirimbo ikwegereza Imana, ukwiye kwambara imyenda yakwegereza Imana, ukwiye kubaho, kubera ko abacuzi baracura ibintu bituma dutandukana n'Imana burundu. Kuko akazi ka Satani ni kakandi, uko yatumye Adamu na Eva batandukana n'Imana, n'uyu munsi aracyaturiho. Niyo mpamvu ikintu cyose kikwegereza Imana agikuraho, ahubwo akakuremera ikindi kigutandukanya nayo. Ni ukuvuga kubera ko ufite iyo gap, iyo ubuze Imana ubushaka ikindi kintu hafi. Iyo ubuze Imana, umuntu udafite Imana hafi arashaka umukobwa bicara, umuntu udafite Imana arashaka icupa araranywa, umuntu udafite nta kindi, kuko arashaka kubaho. Umuntu udafite Imana arashaka ifoto runaka, arashaka ikindi kintu kugira ngo asibanganye ibimugoye. Abandi bacuzi n'abacura ibyo tunywa cyangwa ibyo turya. Umuntu akagucurira ibyo urya cyangwa ibyo unywa. Niyo mpamvu n'abarokore bamwe sigaye numva ngo hari inzoga z'abarokore, ugasanga ngo hari ikigage cy'abarokore. Abapasiteri bamwe bakavuga ngo iki kigage cyo ngo ni icy'abarokore, bakacyita icy'abarokore cyabaye ikigage. Kimwe ukuntu abacuzi hanze bamereye nabi isi, baraducurira ibintu bitandukanye bitwangiza, bituma tubaho mu buzima budasanzwe bugomeye. Abo bacuzi ni ba Demetiriyo, abo ni abacuzi barwanya iby'Imana, kuko Imana buri gihe iza kugukura mu bubata bwose bwa Satani. Imana ije mu buzima bwawe, ije kugukura mu bubata bwa Satani, mwene data. Haleluya. Ibije kugukura mu bubata bwose washyizwemo n'umwana w'umuntu, washyizwemo n'ibitekerezo bibi, washyizwemo na Satani, ikagukuraho, noneho ugasigara uri umuntu wigenga ushobora guhitamo kunywa amazi aho kugira ngo nubona inzoga uhahamuke. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimumenye ukuri niko kuzababatura. Ntabwo ukwiye kwishimira kunywa ikaziye yose y'inzoga, hoya, ahubwo ukwiye kuvuga ngo ese niki kintera kunywa ikaziye yose? Ntabwo ari ubutwari, kuko ubutwari dukeneye mu isi ni ubutwari burohora abantu mu byaha, ni ubutwari burohora abantu mu kaga, ni ubutwari bwo gucira imanza nzima, imanza zitabera abantu. Ntabwo ari ubutwari bwo kunywa inzoga, si ubutwari bwo kurongora abagore benshi, si ubutwari bwo kwiba, si ubutwari bw'ibibi byose, ahubwo ni ubutwari bwo gukiranuka. Haleluya. Ndakwifuriza rero kugira ngo wiyambure izo mbaraga zose z'abagufiteho inyungu z'abacuzi. Hari n'abantu
bakugiraho inyungu ariko bakihisha idini, bakihisha mu idini, bakihisha mu kintu gisa n'idini. Dufite abantu benshi barimo kugurisha amabuye yavuye muri Israel. Dufite abantu benshi bagurisha ibitambaro. Dufite abantu benshi bashaka guheza abantu mu kintu, aho kugira ngo wigishe umuntu gusenga ukamwigisha kwisegura ibuye ryavuye muri Israel, ukamwigisha gukaraba amazi yavuye muri Israel, aho kugira ngo umwigishe kwinjira mu buryo bwo kwegerana n'Imana, amenya Imana ahubwo ukahatambika ikindi. Imana rero ntikeneye ko dutambikamo ikintu hagati, ntikeneyemo ko dutambikamo umutagatifu ntikeneye ko dutambikamo ababyeyi bacu, ntabwo ikeneye ko dutambikamo undi uwo ari wese, ikeneye ko wowe ubwawe uyigeraho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu amaze gupfa, wa mwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri, abasigaye bose nabagufasha. Ndi hano ndi umushumba, ndi umupasiteri, mfite abantu mfasha, ariko ntabwo ndi Imana yabo. Haleluya. Mfite abantu ushobora gufashisha impano z'Imana yampaye. Ushobora kubafashisha ubuhanuzi Imana yaguha, ariko ntabwo uri Imana, ntuyindutse Imana. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo duhanuraho gake, tumenyaho gake. Ushobora kubafashisha ijambo, ushobora kugira uwo usengera agakira, ariko ntabwo uri Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'abantu. Nawe rero babikoreye, ukwiriye kwicara ukavuga ngo ariko nkeneye Imana, nkeneye Imana kurusha uko nkeneye umuhanuzi, nkeneye Imana kurusha uko nkeneye amabuye yavuye muri Israel, nkeneye Imana kurusha uko nkeneye inzoga, nkeneye Imana kurusha uko nkeneye ubusambanyi, nkeneye Imana niyo yahindura ubugingo bwanjye, ukirinda. Ariko dufite izo mbaraga. Hari abacuzi mu byo abantu bambara, ugasanga abantu baduye kwambara ubusa, ahantu hose baragenda bambaye ubusa, nibyo bigezweho, hanyuma babivuga bakavuga ngo ni ukwabyuzinga bambaye ubusa. Oya, abacuzi babiri inyuma bafite icyo bagamije. Bagamije iki? Bagamije ko abantu mu Buhinde byigeze kubaho bo hari ahantu byabaye. Ntabwo mvuga ko ari impamvu zo kugira ngo abantu bafate abandi ku ngufu. Oya, ntabwo ari icyo mvuze. Ahubwo icyo mvuze ni uko abacura ibyo n'ubundi bagamije ko abantu benshi bafata abandi ku ngufu, kuko nibyo bagamije. Abandi bakangirika gutyo. Ni ukuvuga ngo umuntu akabaho mu buzima bamwexpose, bamushyize hanze, ukambara gutyo ukagenda mu mujyi wumva ari ibisanzwe, kubera ko abacuruzi ni ukuvuga ukwiye kwambara uzi impamvu wambaye. Kwambara ni ukwambika ubwambure. Haleluya. Uvuga ngo iyo utambaye uba wiyambuye. Ukwiye guhitamo rero icyo ugomba gukora. Ibindi ni abaducurira ibyo twemera, ibitekerezo, cyangwa se n'ubundi buryo butandukanye. Uvuga ikintu cyose kiri mu isi ni igishaka gufata umuntu kikamugira imbata ya Satani. Iyo tuvuga imbata ya Satani, hari igihe abantu bavuga ngo umuntu araba imbata ya Satani mu bundi buryo. Uba imbata y'umuntu ukorera Satani, reka mbyite gutyo. Kubera ko mu isi hari abantu bakorera Imana, abandi bagakorera Satani. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo wongere utekereze. Icyo ngiye nkoze ni ukukuburira, ni kugufungura amaso kugira ngo wikure mu bubata bwose washyizwemo, mu buryo bw'ibyo ureba, mu buryo bw'ibyo urya, mu buryo bw'ibyo wumva, mu buryo bw'ibyo kubaho. Wikure muri ubwo bubata. Hari n'ububata bwa tekinoloji bushobora kuzaza. Tujya tukumva ibimenyetso mu byahishuwe, tukumva ngo bazadushyiramo microchip, tukumva ibyo bintu byose. Iyo umuntu abyumvise, hari igihe aba yumva ari inyungu, hari ibintu no. Isi ishyizwe mu bubata n'ibintu runaka. Abantu bashyizwe mu bubata na systems, abantu bashyizwe mu bubata n'ibintu bitandukanye. Ariko ibyo byose bikorwa n'abahanga, bikorwa n'abacuzi, bikorwa n'abantu bagufiteho inyungu. Mwene data, ukwiye rero uyu munsi guhindura imyitwarire, ukaba amaso ukavuga ngo ese iki kintu ngiye kwakira, iki kintu ngiye kurya, iki kintu ngiye kwambara, iki kintu ngiye ubuzima mbayemo, izi nzoga nywa, kubera iki? Ibyo byaha. Imana iragushaka kubaho mu buzima bw'umudendezo, iragushaka kubaho mu buzima butaboshywe, iragushaka kubaho mu buzima buhindutse. Niyo mpamvu Yesu Kristo yapfuye kugira ngo tubohorwe, twe kongera kuremererwa n'ibyaha, twe kongera kubohwa. Ariko uyu munsi niba ukiboshywe mwene data, uboshywe n'impigi abapfumu baguhaye, uboshywe n'ibintu gutambuka no kurya, uboshywe n'ibintu, ikintu cyose kirakuboshye. Ukwiye kukiyambura. Iyambure ibyo bikuboshye, iyambure imigambi ya Satani, iyambure imigambi y'ibintu ibyo ari byo byose.
nubwo ibikwegereza Imana ni bikeya kubera ko uzanabireba nawe ntukishaka kubireba ahari, kubera ko umuntu atangira kuvuga ijambo ry'Imana ukumva urasinziriye. Hari abantu benshi bambwira ngo iyo bafashe Bibiliya barasinzira, ariko yafata Roma akarara ayireba. Hari ukubwira ngo iyo arebye icyigisho arasinzira, ariko yareba filime akarara areba. Kubera iki? Kubera ko byose biterwa na intere twamaze kugira. Rero isi iragenda ikarema ibyo dukunda, ikabituremera, twarangiza tugata Imana. Kuva kera Satani agambiriye kwegeza abantu kure y'Imana, nta kindi kimubeshejeho ni ukwegeza abantu kure y'Imana, kuko arabizi ko kure y'Imana ni mwirimbukiro nta handi. Niyo mpamvu Yakobo yaravuze ngo mwegere Imana nayo izabegera. Murwanye Satani. Kurwanya Satani bene data ni ukumurwanya nyine. Iyo hajemo ibintu byo kurwana ni ukurwana. Kurwanya Satani, kurwana na Satani si ugukina, ni ukurwana. Haleluya. Kurwana na Satani ni ukurwana. Rwana rero, rwanisha amasengesho, rwanisha umwuka wera, egera Imana nayo izakwegera. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo wiyambure ibitekereze y'abacuzi bose bagufiteho inyungu, kuko Demetiriyo impamvu atashaka ko abantu bo muri Efeso bakizwa, abantu bo muri Efeso bari batunze abantu benshi, bari batunze bacuruzaga ibigirwamana bakunguka. Haleluya. Umuntu wese ugufitemo izo nyungu nyinshi acuruza ibigirwamana akunguka, ahari yagira imbaraga zo kugufata akagushyira mu buzima bwe, kubera ko akakwica nabi, kambyite gutyo, kubera ko akakwigeza kure y'Imana, kubera ko arabizi ko numenya Imana, Imana izakubohora. Haleluya. Numenya Imana, Imana izakubohora mwene data, kubera ko muri iyi si abantu bose bagiye bamenya ukuri, niko kwaba batuye. Umenya ukuri niko kumubatura, umenya ukuri kukakubatura. Uyu munsi twemere kubaho dukijijwe, twemere kubaho duharanira ko nta kintu kindi cyo mu isi cyatugira imbohe, ahubwo turwanire ukuri. Ukuri ugomba kurwanira ni ukumenya ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntukwiye kuramya ibigirwamana bagucuriye, ntukwiye kuramya inzoga, ntukwiye kuramya icyo ari cyo cyose, ntukwiriye kuramya ubusinzi n'ubusambanyi n'ibindi. Ukwiriye kwicara ukaramya Imana. Ntukwiriye kuramya abasitari, ntukwiriye kugira idols, byo bita idols. Ugasanga abantu bahinduwe na bagenzi babo kubera ko ngo aramureba niwe yigiraho kwambara, kuberwa gukora ibiki byose akaba ari byo amwigiyeho. Ariko ukwiye ukiga gutera ikirenge mu cya Yesu, nta kindi kindi. N'umuntu wese n'abakozi b'Imana bose wigiraho ukwiye kwigira ku mbuto zabo. Ntukwiye kuzajya ubutanga ubuhamya ngo na pasiteri ngo wacu ngo yaradivorushije, ngo niwe mpamvu nanjye ndivorushije. Uribeshye, wize ibitari byo. Na pasiteri wacu nabonye asigaye afite umugore wa kabiri. Uribeshye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo impumyi iyoboye indi zose zigwa mu mwobo. Kugwa mu mwobo icyo bavuze ni ukuvuga ngo zose bizigiraho ingaruka. Ntukwiye rero kwishimira ingaruka zizaguturukaho, kubera ko warebye Kim Kardashian, warebye Kenya West, warebye runaka uwo ari we wese, warebye umuyobozi wawe ahantu hatandukanye, ngo uvuge ngo ibyo yemeye nanjye ngomba kubyemera. Kuko tugeze mu isi aho umuntu umwe yemera ikintu, akavuga uti ubwo pasiteri Gaudin yacyemeye natwe tucyemeye buhumyi, ubwo runaka cyemeye natwe tucyemeye buhumyi, ubwo wa muhanuzi ukomeye yacyemeye natwe turacyemeye. Igihe kizagera abantu bayobwe muri ubwo buryo, abantu bayobwe nuko bagenzi babo bavuye ku Mana nabo bayiveho, kubera ko bavuze ngo bariya nibo bari bakomeye, nibo bari bayizi. No, uyu munsi Imana yawe uyifate, uyikomeze. Kristo wamenye yinjire mu buzima bwawe, uvuge ngo namenye Kristo, njyewe jyenyine nzafata umwanzuro utandukanye n'uw'abandi. Inzira igana kurimbuka iracyari nini, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Igana mu ijuru, igana mu bugingo iracyari ntoya. Niyo mpamvu abantu bose banga imiburo, banga guhanwa, banga kwihana, banga iki. Abo ni abantu bashaka guca mu kiyira kinini gihari. Ariko ukwiye kwemera ugaca mu nzira igusaba discipline, ukwiye kwemera ugaca mu nzira igusaba kureka ibyo bintu byose ubona bikwigiza kure y'Imana. Haleluya. Ukwiriye kubireka ukaba umuntu uhamye kandi wizera. Dusoza nashaka kugira ngo nkubwire ikizagufasha kugira ngo
wiyambure ibyo bitekerezo by'abacuzi n'abagucurira imigambi yose yo kukwegeza kure. Ni ukuri ndakwinginze, egera Imana, fata ijambo ry'Imana urisome, fatanye n'abantu mufatanyije kugira ngo mutyazanye. Ijambo ry'Imana ravuga nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko n'umuntu akaza mugenzi we. Ariko reba ikikuzengurutse, reba gurupe ikuzengurutse, bagukaza, bagutyariza ibiki. Ahari ntibarimo kugutyaza kugira ngo byending up ugiye mu busambanyi, ntibagutyaza kugira ngo byending up ugiye mu bisozwe ugiye mu businzi. Ntabwo barimo kugutyaza se ahari kugira ngo bisoze mubaye abarozi. Barimo kugutyariza iki? Abantu bose mugendana baba bagutyaza, abo uzengurutse baba bagutyaza. Ni ukuvuga uko urimo kumvira ijambo rifite icyo rigutyariza. Uyu munsi ndimo nakubwira ngo egera Imana, hari icyo ndimo kugutyariza. Ushobora guhindukira gato wakora next ugasanga ugeze kuri video z'urukozasoni, nabwo ubona ikintu bagutyariza. Ariko amahitamo ni ayawe uyu munsi. Fata umwanzuro wo guhinduka, fata umwanzuro wo gukizwa, fata umwanzuro wo guhindura imibereho yawe. Nawe uvuga ko ukijijwe, ukwiye gufata umwanzuro wo kuba maso, kuko abantu gukizwa si izina. Gukizwa ni imibereho igufitiye inyungu. Gukizwa ntabwo ari aho usengera. Gukizwa ni ikintu Yesu yakumariye amaze kwinjira mu buzima bwawe. Gukizwa ntabwo ari uko usengera hariya, ntabwo ari uko usengera muri ya torero ririmo abantu ibihumbi byinshi. Oya, gukizwa ni ukuvuga ngo njyewe Yesu akinjira mu buzima bwanjye, yankuyeho iyi mitwaro, yankuyeho umutwaro w'ubusinzi n'ubusambanyi n'ibiki. Imbega icyo Yesu yakoze muri wowe nicyo kimutera kunezerwa no kuririmba. Haleluya. Rero nkwifurije ko ubuzima bwawe buhinduka, imibereho yawe igahinduka. Uyu munsi ibintu byose bisa naho babigucurira kugira ngo bihinduke ibigirwamana mu maso yawe, biveho. Abacuzi wirinde. Ukwirinda rero, wirinde, kuko ikintu cyose kigushaka gishyiramo imbaraga kugira ngo kikugereho. Nawe ikintu cyose uzasiga ushyiramo imbaraga kugira ngo mutandukane. Ni urugamba mwene data, ni urugamba. Nudatsinda uratsindwa. Nudasoma ijambo bazakuyobya. Nutasenga uzayoba. Buri kintu cyose ni ukuvuga ngo ibishaka kuyobya bigufiteho inyungu, bifite na plan. Nawe rero ukora plan yo escaping. Iyo plan uzayifashwamo n'Umwuka Wera, kuko Yesu yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, nzaba Umwuka Wera wazabahishurira, azabemeza iby'ibyaha. Uwo nguwo azagufasha kutayobywa n'imyigishirize myinshi yadutse y'ubuyobe, ituma abantu basubira mu byaha, ituma abantu batakaza ibyiringiro, ituma abantu bakunda ibitari iby'umumaro, badakunda Imana. Ndakwingenze umugisha w'Imana ube ku buzima bwawe, ineza y'Imana ikomeze kubeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ciao. Shalom.